imeze neza cyane. Umutoza yari yaratanze akaruhuko kubera irayidi birumvikana kwa gatanu ku mugoroba baratembera babasha kujya batembereye basura bimwe mu bice nyaburanga memorial y'abamartire bahari iwabo muri Algeria. Nabonye na nyakubahwa perezida wa repubulika yarahageze ahashyira ururabo barahasuye rero aba bamartire Makam El Shahid anga ni kigaragara barwanira ubwigenge bwa Algeria bipakurura umukoroni w'umufaransa. Ibi biroroshye banijyaniye n'umugide Adera arahazi yabajyana ubwe umugide rwose. Kuwa gatanu kuwa gatandatu David atubwira ko ikipe y'igihugu yakomeje gahunda y'imyitozo bakira n'ikipe yo muri Shani ya Algeria niyo bari buze gukina turi buze gutsinda ninjoro. Nifitemo ba Constantine nabandi iyo Semarje ya indi mwibuka aye niyo Semarje niyo ikipe itoroshye yaba ari ikipe ikomeye ndeye maklebe yawe ahubwo iyi ngiyi ni ikomeye za Constantine iyi ni Constantine se na za ariko turakagarika kanga iyo Semarje turayigarika na za bonera kanyama kamaze kiyongera akahe. So urumva rero bakoze imyitozo rukase nko babivugaga nyuma y'icyo kiruko no gusura hose kumva ko bari hariya bagomba gukora imyitozo bakanaruhuka bagacishamo bakaruhuka no kuganira muri rusange none bagorora imitsi ba Ange bandi bene tuno dukoresha nabonye muri Sports Land duhari amakipe yo mu Rwanda atatugira ari dukoresha tumwe na tumwe ibikoresho bimwe n'imwe wajya hanze ariko hari ibindi bikoresho biba bihari bakambajeje ubundi rwose agapaki niba karimo tungahe uyu mwarabuze ni wa mucuti we wakiniye ahubwo byatumye nibaza wa mwasista wa Adeli byagenze gutsi ko utaje wa mugore ubanza baramwinye conference nayo turahomba byinshi byo kumenya duhomba amakuru ukibaza nk'uyu muntu araje muri staff ajemo guti kapiteni ariko ntago mubona Keve ntago muhomba yaje nk'umujyanama ntago muhomba amakuru gusa ku ruhande rwabo ku ruhande rwa institution zifite aho zihuriye na equipe nationale byorora ibihuha byinshi iyo bataduhaye cyane kuko abanyamakuru bo ni benshi kuko ndibuka hatari amakuru nta buryo hatavuga hari umudokiteri w'umudage wari ibyo arimo bibaza ushaka kwibaza uyu nguyu yambaye imyenda y'igihugu y'amavubi buriya ninde ashemo guti uriya n'umu legendere ari muri staff y'u Rwanda se nkande ari mu staff y'u Rwanda nkande ye muze nk'umukinnyi muri Algeria mondial 86 bakina na za Brazil ubwo nka Cedric ntiyanamumenye boya ngende muto cyane gatatu tutaravuga ni gatandatu muto cyane muto cyane uyu mondial uri maestro muri iyo generation ariho gusa se abetse n'ubwenge yego gakwavu abo bavuga rero gato bakakwita gakwavu urumva rero wakwibaza kuki ari hariya neza ko bihagana nta bwenge ufite ngo yaho bwinshi hari byinshi byo kwibaza byo ndabona ibyo wacu wakwibaza kwa mugari byarangiye ahombye uriya mudamu nazaguza muri staff ariko nyine ubwo barimo barakora nkuko David abitubwira hariya ni imyitozo bakomeje ejo bakora imyitozo kuri Mustafa Chaker aha ni Burida niho bagomba David yabwiye ngo Castar arahazi cyane nandi waririye bine amavubi aracyakina barakina neza oya barakina neza warariye bine ngo amavubi barimo barakina neza kandi ari icyakane crosses 3 ibitego 3 so ruhagaze kuri ramu crosses 3 oru ejado si ni stade ni ingi stade ni wari hasi zebaza bari bamutego uriye bine urimo atubwira ikipe y'ubukina ni Olivier wari mwizamu ubanza byarabaye byinshi ukagera ngo ukabika kuyibera ni ndori bari ndori Amaro Olivier ariyemo ngo ashaka kuvamo ariye bine ndori baramwe tugumamo basimburanyije baramwe igwa ariye bine nk'umwana arahahamuka aho yavuyemo ubwo twari tuvuye mu kintu y'Igicuti aho Tunisia yari yadutsinze 5-0 mu gice cya kabiri bamutera 3 iyi stade itandukanye n'ira stade twakiriye muri rusange wariye bingahe iyo voyage wariye bingahe ntago biri munsi ya 12 Tunisia yajya nayo yaragikina neza twe dufite n'abakinnyi rero na Ome bahari
bari bambwira ati na n'ubu ngo iyo formule sindayibona jata twariye bine turi gukina neza ati oya wabona n'ubu bikubayeho umukino rero urabasa mbiri zo muri Algeria ni 3 z'ijoro zanga i Nyarugenge nabwiwe ko na n'ubu bishoboka ko televiziyo Algeria bwerekana no mukino harigirwa nawe twawureba amakipe yombi rero yumvikanye gusimbuza bidafite umubare kugira ngo abakinyi bose babe bakina Algeria irimo kwitegura shani izabera muri East Africa irashaka kureba uko umupira w'akarere kacu umeze ubwo no kwipima n'abahanga yarayira bivuyemo bya cani izazana n'undi yageze iremera izazana ikipe shawya ikipe y'abaruhuru cyabaye bazamuye prize money bose baragaruka abarabu bari barabipinze u Rwanda Algeria rero David Urariyanga arimo arareba akabona ko umubano ari mwiza ahanini biraturuka ngira ngo ku mutoza Adel kuko Adel ni umwarimu w'abatoza ni wabo muri Algeria ajya yigisha akabafasha kubona ibyangombwa Ibrida rero uyu mukino David atubwira ko yarebye akabona ko bawuzi kandi baniteguye kuza ari benshi ikipe yabo kuri uyu wa kabiri nibwo izakina Banaume bari muri Sweden inkuru bora twakinnye ejo bundi bo bari Sweden David rero ngo ubuzenguruka umujyi ngafata umwuka w'umujyi amenya amakuru yo mu makaritsiye ngo bamubwira ko bazi visit Rwanda kuruta ibindi byinshi ku gihugu cyacu ahanini babikesha kureba ikipe ya Paris Saint-Germain muri Ligue 1 hari abareba Ligue 1 cyane c'est pas mal aussi ati rero nabyo nabibonye numva biranshimishije uyu munsi rero ni umukino ati buri kwira bitinze cyane match niyo mpamvu yigijwe n'injoro Sidik yari yabitubwiye akaba rero ari ibyo ngibyo amasaha mabi kuri hit bihari ngo wariri ibyo byose biranyibutse akora urugendo rwariyemo ibitego byinshi abasanga icyo gihe ngo ubushyuhe bari buri haba hari hit iraho Yesu warashyushye ku buryo byanariza uko ubishaka gutira gute nawe wari washyushye ku buryo byanariza bige n'iki gihe yaducaze ati twarebe ngo turi gukina neza cyane byarabyuka ari muri studio nimo crosses 3 ibitego 3 ahangaha Ibridaho Jado wenda warahazi nibyo avuga hatandukanye no muri Constantine ku kibuga cy'ubwatsi burebure cyane yegereye cyane abafana cyane kandi hano muri Brida ngo bakunda umupira cyane kirafunguye Constantine nabonye nta bafana be bahari numva ni nka kwa Pere kirafunguye abafana ntibari benshi bakuvugira masaze menshi yaba ngabo kereka bari kubaka ubundi ndi abarangaye bane cya kintu cy'ubushyushye oyo rwose ni nka Pere ziba zirangaye cyane rwose birayi Constantine nabonaga kirangaye cyane imani nziza wenda no munsi wenda barakina neza ni minota hagati ya 30 na 40 uvuye muri sale ni umwana wo muri Rutoni ushize ni yakinnye Kayibanda ni rutayizamu oya umukino wo hagati katikati rero kano gapira yambaye pe kabi kono kameze urakubagana pe kero gaturutse ko twa elastique tutunuza cyo giteye mu gihe no kuvuga ngo kamboye n'abantu bangaye ikintu kigoye mu rubanza rwinjiye muri aka gapira warayina light twagomba kubona jezi y'umwambi ku buryo abantu bose bayiraga bavuga ati byibuze nakubwiye nti iyi myenda yirukanye perezida wa federasiyo kwanza avamo yahuzwe n'iby'imipira SG yaramusize imbera SG nawe aragiye SG yaragiye aragaruka SG ni yagiye akagaruka yagiye aragaruka nyuma rujyaragiye yagiye kabiri yongera kugenda ubutagaruka nijye muri basket umuntu akwiza amakosa akongera akagaruka inama z'inzego muri ministeri hano byari byakomeye kuri utu dupira inama z'inzego muri ministeri kuri aka gapira ese dufite n'amabaro yayo niyikozeho bumva atagize ariko akajezi ka mbere nabonye keza kabo k'umuhondo karite ya mbere kaba nabonye wambaye saa 3 rero twabigenza kose iri munsi ya ere uko byagenda kose niba bumvikanye ko nta gusimbuza bitafite umubare abakinyi benshi kuri Adera araza kuba abakina vuga ko nta mukinyi ushobora kuba wenda yavari nabonye umutoza wungirije yatangaje ko nta mukinyi uva hadakina Eric Nshimiyimana nibyo yatangaje itangazamakuru nimugoroba reka tunamwumve Nshimiyimana Eric ndabona ijwi ryatugezeho twumve rero icyo yabwiye bagenzi bacu bari kumwe n'ikipe y'igihugu hariya muri Algeria kocha Eric ngira ngo umukino wa kabiri murimo kwitegura n'ubundi na Algeria nako kuri uyu wa mbere nimugoroba nyuma ya match ya mbere ndetse nyuma yo gutsindwa n'ikipe na Butaka ariyo nkuru ya mbere ikipe ikomeye ku mugabane
uriya mukino wabasigiye iki ubaganisha kuri uyu wa kabiri? nibaza ko nk'uko bivuze icyo wadusigiye ni kinini kuko byari mu ntego yacu yo kuza gukina na Algeria. Ni ekipe ikomeye, ekipe umuntu yareba ukuntu we nawe ahagaze akareba abakinnyi be. Twarabibonye ku buryo byadufashe ari twebwe ari n'abakinnyi ku buryo byakomeza. Nibaza ko tugiye tubona imikino nk'iriya bifasha n'abakinnyi kuzamura icyizere no gukomera muri za shampiyona, muri za kompetisiyo zikomeye. Nibaza ko byabaye byiza, igisigaye no gukomeza tureba ukuntu twakomeza twiyubakamo icyo cyizere ku buryo tudura n'aya makipe ugasanga turiya detaye wabonye ko nitubona ko dukomerezaho ugasanga uri mu mukino ariko ugasanga detaye gatoya bagutsinze igitego. Nibaza ko yo kina n'amakipe makuru nk'ariya niyo nyigisho tuba dushaka ko abakinnyi bamenyera. Ukaba uzi ko ntabwo bibasaba ko wabona okaziyo 5 enye bubahaye okaziyo 2 bagutsinda igitego. Niba ko bisaba kuba concentré kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Navuga ko ari nk'umukino wa gatatu wanyu, ndavuga abatoza bashya ba equipe nationale. So kuri groupe mwasanze adaptation yabo paraporo y'icyo mashaka ko bakina irimo iragenda ite? Biragoye kuko ni equipe nationale. Equipe nationale ntabwo ari nka club. Equipe nationale ni ubu bafite igihe gitoya, juste ukora selection ukareba bo ukeneye bashobora kwinjira bakumva vuba kuko ntabwo bategura ngo ushobora kubategura ukwezi amezi 3. Urumva ko ukora selection nziza ukareba ukuntu wakora ikintu bita equilibre ku buryo waba ufite ikipe ishobora guhatana n'indi ekipe na ekipe ariyo yose. Nabyo nibyo turashaka. Urumva ko twabibonye uraza abakinnyi dufite ntabwo ari abakinnyi tukavuga ko ari babi ariko nta nubwo bakina mu byiciro uvuga ko bishobora kuza bikagufasha direct mu minsi mike. Urumva ko biba bisaba ko izi journée za FIFA tubashakira iyo mikino ariko ntabwo ari abakinnyi babi. Kandi n'ikindi biba bisaba no kwihangana kuko hari igihe umuntu uko agenda akina ukuntu agenda ahamagara muri equipe nationale agenda yiyubakamo icyo cyizere, izo mbaraga, uko gutsinda bikazakunda nyuma. Ariko uko nababonye ntabwo ikipe mbi ariko urazi buri muntu natwe tuba dushaka, hari ibyo tuba dushaka twifuza muri abo bakinnyi dushaka ko bakina ari muri condition mentale, technique, tactique, physique. Urumva ibyo byose ugomba kubibona mu minsi mike ukareba ko abakinnyi wahamagaye bafite ubushobozi bashobora gukina umukino bakawurangiza no kubakurikirana aho bari ntibagatererezwe igihe wahamagaye baza bagatangira kwitegura ko bakumva ko ari abakinnyi ba equipe nationale bagomba kuba biteguye ko karandire bizwi bakaba bazi ko igihe bazaza gukina equipe nationale bari tayari kuri ibyo bintu, kuri izo facteurs za performance tuba tubashakaho. So coach dusoza rero nyirango niki twiteze ku mukino w'ejo? Turabonamo impinduka zitandukanye ku batarakinnye cyangwa nk'abatoza mwateguye? Nibaza ko ariyo ntego kuko twazanye abakinnyi bari umubare 24. Urumva tutabakinishije ntabwo twaba twageze ku ntego yacu ko dushaka ko bose bakina. N'abandi tukabareba urwego rwabo tukareba ukuntu bifata. Mva ko margeke naho tuzakinisha benshi bakinye turaza kureba ukuntu tuza gukinisha ariko ibyo nkwijije nuko n'abandi bose bazakina ko ni umukino tuvuga ko utari wa CAF bashaka kulimita ku mubare 5. Dufite uburenganzira bwo gukinisha n'indi ekipe. Urumva ko bose tuzaba amahirwe natwe tubarebe nabo babona amahirwe yo gukina n'ikipe zano ku ipe zano zirakomeye.
so nibyo rero ku ikipe y'igihugu yacu iri hariya mu ijwi ry'umutoza wungirije Nshimiyimana Eric. Ubwo uyu munsi dufite amatsiko yo kureba abandi bakinnyi wenda bashyashya, tukareba n'icyo bashobora kuba batanga paraporo y'umukino ubanza wenda ibyo twabonye, bandi bakabona iyo temps de jeu. Umwana wavuye mu gihugu cy'Ububirigi, uyu mwana wavuye mu Bwongereza muri Luton, bari mu tutarabona. Wenda uyu munsi birashoboka ko nka Noel yabanzamo, Noah akabanzamo, nawe tukareba ibyo ashobora kuba yakina. Bushize iminota mike yakinga Simba Mborenga, wabonaga ko wenda hari birimo bitanga icyizere. So Kevin yakina igihe gito, agomba gukina. Boneri yakina igihe gito, Boneri akaba yakina, agomba kujya mu kibuga. Uyu mwana Yunus azakina ryari? Yunus akakina bajyemo buhake why not mwizamu. Urumva ba Bedi hazabibaza ba Bedi bitine ruboneka abona umwanya uhari, ruboneka bose bakine, tukareba ibyo bakina. Ntuka ikipe y'abaruko yabo nayo ntabwo yoroshye, ariko si ikipe ya mbere. Gitego Gitego naho hari, Gitego arahari, Gitego arahari Sembyibo ababedi ntibakina. no nta ikipe yabo y'abaruko ntabwo ari ikipe yoroshye. Urumva nyine niyo bava muri shampiyona yabo, ariko muduburira wa Claude nindi wa mwana w'umunyamahanga, sinumva ngo mu étranger nako mu Benational arahari. uhe na mwana avuye mu Faransa lateral gauche ari Enzo yakinga imbere hagati nyine. Enzo yakinga imbere aho rero muri registre yatanga iki mu mwanya we. yabonaga inshuti ariko bamugane na inshuti nawe yakinga iminota myinshi umukino ubanza, n'akaba bajyamo tukareba ibyo yakina. Iyi match nayiha Buhake na Petero, nayiba bakayisangira. nta kikibona muri fiacre cyane Buhake tukamureba, tukareba Buhake icyo yadufasha. Nk'ubu tuba duhombye kudakina Shani bikomeye, tuba duhombye bikomeye, bumve ngo bikomeye. niyo mpamvu Algeria nyine yaduhaye ino match dukine n'u Rwanda bo muri kara karere. Kurata nk'ebyiri ni turase eshatu ebyiri, tuzarata n'izindi. twarasiye y'ubushize yabereye muri Algeria 2023, turasinya ya 2025. Tuzarata n'izindi. Ngo ngo hari abakinyi bangahe bagera mu 8 9 bari kuzabona ama equipe kandi icyizere kwese ko dafite icyizere. Tuzawusha n'izindi ko bisaba qualification se, kandi qualification mu mutoza wa national yagunye kuduha cyane kabisa. Ibintu byose bisaba ngo tugeremo twahatanye bizajya bitugora muri foto, kuko ni ibintu tudashaka. South Sudan nayo itsinda kari yazamutse, utatse uzayitsinda. Sinabonye itangiye kugereka abakinnyi 40 bakina hano mu Rwanda. Abeza biwani Yamusi ariko ifite cash none niyo ufite cash se ubwo numva tuzayitsinda, wawe numva championnat burwego iriho. Nta mukinnyi ahubwo waba ufite mwiza ngo ujye gutereta abaguha yo kwishyura FIFA. Sharif Bayo namutangayo Baratanga 80. Bashaka se 80? Baratanga 80. Bagufunze manveni we byaba. Nagurukira hafa. Nagurukira hafa. Nta gupfunyikira abantu nka Kirongozi wapfunyikiye abantu. Kirongozi biraza bari gupfunyika. Zanyici atumiki isoko ryagera. Abantu yapfunyikiye abantu Kirongozi, yapfunyikiye Ishyorongi. Ishyorongi umukinnyi wo hagati. Yari yarijyanye harya. Yarijyanye yari yarasoje kabisa. Yarasoje.